Ubulingate Wisdom House. Nibyo bijya kure nyaboneka wibuke Mutoni wase ataza kugatoragura agira ngo ni igipirizo. Biruta ahubwo hagize umwana ukagwa hano muri runo rugo twaba tugayitse buriya se kugata mu musarane sibyo byiza. Wagata mu musarane ariko wagira ugacunga neza kubonejemo ukagira imana we kugira ngo kadasigara hejuru kakagenda wibwira ko wagataye mu mwobo. Ariko ubwo n'ugutinya ko baza kukabona gusa kuko murebwaye. Ego uruko ugize gutyo uzusanga ngiye kwikarabira unchikano zibase amazi yameneho koko ntagora kamuna nshaka. Ndamenye kandi namaze ninjye wayavomye. Hereza amazi nikarabire. Gake Reka imikino y'abana se. kuvubu niba ushaka kurya ujya mu gikoni witekere. Niba ushaka gukaraba ujye ku mugezi wivomera amazi. Uranyumva neza cyangwa niba utabishoboye ukabushaka ababigukorera wimuke ujye kwa Nadine. Ariko rwose Nyiramareza izina Nyiramareza ahubwo risira mu bwonko bwawe. Uranyumva ntizongere kwinguka ku isonga y'ururimi rwawe Stefa. Nako nanjye ndumva ntagishaka kuvuga izina ryawe nuko kwita wa mugabo. Cyakora uraramutse wa mugore we. Umva nakubonye ntiwambonye Stefa. Akagambane kawe na Nadine nakamenye. Reka ibyo uvuga ni ibiki? Ibyo mvuga nuko wamuretse ngo anyice ariko nkaba ntapfuye. Ubindeshyira Nyiramare. Nkubeshyera iki? Niyankubise akantanyaguriza imyenda uri hari urebera. Ariko rero nabuje ibintu byo guca imyenda rwose sinzi ukuntu. Iyo navuze induru ngo abaturanyi batabare byari kugenda gute kandi wari Stefa. Ariko se buriya wowe iyo uba ngiye wari kubigenza gute koko Nyiramare? Intambara abagore babiri koko nari kuyishoramo ntimonyeca. Ni hahandi icyo mwacatse ntimwakigezeho rero abaturanyi banabaye di. Ariko rwose urandenganya Nyiramare. Babarira Rwose intambara bereye hano niwe wayishoje. Ndiki Stefa ari njye nawe ninde wazanye Nadine muri uru rugo. Iyo umuha ibishyimbo byese ukareka akagenda mu mahoro. Ariko uzi kutagira isoni Stefa warazineye neza neza. Ugatinyuka ukavuga ngo iyama Nadine ndaya yawe ibishyimbo byanjye nta soni. Erega ugomba gukora iby'ubuyobozi bwawe. Cakaho Stefa winkora mu bwonko unyibutsa ko wambeshye ngo yampingishirije nanjye ngatunda ifumbire we njyana mu murima we ryarya mbi gusa nta kindi ngusabye kugeza ubu uretse kunyishyura ishati yanjye n'igitenge Nadine yarayaciye. Aha uwakwihorada wumva uzindutse hariya Amavubi Nyiramare. Ariko umeze ute wa mugabo sinakwiyemye kuzongera kumvuga mu izina izina ryanjye ryibagirwe. Ewe Fili dusigaje rero kugabana imirimo. Ugiye guterura umwana nanjye ndebe uko ntengata ibi bikoresho byose twari dufite hano. Umwana se nawe usa ndamushobora koko sorgo nundushya koko. None sizi imbumburi ko kurabona uri buzitenga tuzishobore Fili. Dore aka kavarisi ndagashyira ku mutwe. Ndakabona. Indobo nibasimba itware mu kuboko kw'iburyo. Icyo gikapu kindi gitware mu kw'ibumoso. Umwana arakunaniza icyo ari umwe koko. Akabyara ngaho rero nyigisha uko nterura umwana rero ngaho. Nyamuneka atanturira umwana hasi sori. Ndamufashe rwose ho murabude. Ubuse rwose ibi bintu byose mwamutwikiriye ni ngombwa ra. Cyore Fili kwigishora se gitakaye utaranatera intambwe. Ngose wakabyara. Filipo se ko mbona byamutonze. Mwaramutse muga. Ndabishobora ariko ndabishobora rwose. Rwose nge ndabona uyu mugabo atari bungereza umwana mu rugo atamutuye hasi. Erega namwe mwashyizeho ibintu byinshi do parote bebe agashuka igishora ubuse rwose yo kuki mutashyizeho kimwe. Filipo yajyaga abona baterura umwana gutya akagira ngo biroroshye rero. Sore rwose reka nkubwire rero reka tugurane rwose uterura umwana ibyo bikoresho ndabitegera igare rigeze mu rugo. Reka rwose Fili umwana ni wowe umutwara ukamugeza mu rugo pe. Ni ishema ryawe rwose kwivanira umwana wawe kwa muganga. Kundeba se Fili nge rwose nta n'agakombe nabatwaza ndi kwirwanira n'indodo mama we. Ude narinje kubareba mbere yo gutaha. Wahwibutse ko uruhinja rugomba gufubikwa. Ndakumva muga. Igihe cyose atarakungura mugomba kwita kuri hariya hantu. Nabimubwiye rwose muga
namubwiye ko iyo utamwitayeho ururimi rurabora maze umwana akahazaharira pe ku buryo yanagaruka kwa muganga. ikindi rero ukibuka ko igihe cyose ugomba kuryamisha umwana wawe mu nzitiramibu ikoranye umuti kugira ngo umurinde kurumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya. ndabyumva. mwibuke ko malariya yibasira ikanazahaza abana bari munsi y'imyaka 5. icyo rwose ndahari nzajya nkitaho muga. urakoze cyane fili. n'ikindi cyose tugomba gukora kugira ngo umwana wacu agire ubuzima bwiza kitubwire muga. ariko se koko ese wabuze iki papa? nabuze umupira wanjye sha kandi rwose nahangaha nari mushyize. Ego umupira niwe uri gushaka nk'ushaka urushinge koko? none se muwushyize he? Ariko njyewe nabonye mama uhakura. yagiye kuwutera ipasi. ariko burya Nyiramariza n'umugore mwiza rwose. aranankunda rwose nubwo rwose nakoreka n'icecekere. niko se arihe ngo umushimire? ese ni hano wibereye Nyiramari? nabimenyerega ko wangiriye neza. ndangira ako gapira kari nkambare rwose ngende. ese ntiwanyumvise Nyiramari? Nyiramari ariko wumva bigenze bitera Stepha, sinakubwiye ngo usibe izina ryanjye mu bwonko bwawe no mu kanwa kawe. urashaka wiki? ese burya uracyarakaye? ndangira aho washyize ka gapira kanjye. ndashaka kukambara nyine nkajya kwishakira ikiraka. urareba ugasanga ukwiye kuza kumbaza imyenda wambara koko. winkinisha Nyiramari, umupira wanjye Kantengwa wambwiye ko ari wowe wawukuyeho nawe nawushyize. winkinisha Nyiramari, umupira wanjye Kantengwa wambwiye ko ari wowe wawukuyeho. ariko umupira umbaza se waguzwe nande? waguzwe nande mugabo mwiza? niwe wawuguze ariko warawunguriye. ubu rero umenye ko utakiri uwawe. indyarya ihimwa n'indyamirizi Stepha. nuko bidashoboka n'ibiryo nakugaburiye nari kubikurutse. Stepha, nta mukono nakwiye ntekereje nakoraga ncacaka sinshaka kuvuga menshi. ariko rero Nyiramariza babarira wisakurisha udatuma nibuka ibyo wankoreye. nakurukaho Stepha, uratinyuka ukambaza umupira naguze wanetseho umutwe ngo warahindutse kandi uzi uri kundyarya kandi uza kundarira uruhande ubyutse kwa maraya we. Stepha, wabara ukava no mu maso. ubizi ko ari wowe wonyine ngira uragira ngo koko ngende nambaye iki? ngo wambaye iki? n'ubumeshe mfite. ibyo asa n'Nyiramariza bibaza. jya kwa Nadine agutize isutiye cyangwa isurujipe. nako nushaka ugende wambaye ubusa. bimbwiye iki se? si icyo mpfa n'igare se papa iragutwara mwajya ahatera ukarisunika. yewe kujyayo ni byiza rwose uraporomoka ariko kuvayo ni ugutera ukabyombera mu mavi. akusha yewe buriya hari ahantu wabwiwe n'iki koko ko hari ikimasa cyiza kuriya pete nawe uragenda. erega papa twe tuba tuzi gushaka amakuru. ubu noneho ntiwemeye? yewe nemeye rwose pete nemeye. kiriya kimasa ni cyiza pe. umenya cyo cyiza muri Nyarurembo yose. nukuri uzi ko ariko wagira ngo cyakomotse ku mbogo. ni ukuri rero ukiguze ndakureye icyakubyarira inka nziza kandi cyane twinjiriza amafaranga menshi. nukuri ko bimeze rwose nta wazongera gushakira imfizi ahandi pe. bose bajya baza ahangaha kwa Ruremesha. kigure rero papa kigure vuba rwose hatagira undi ukidutanga. nagishimye rwose nagishimye pe. ariko ntabwo uri gupfa kukigura pete. kuki? ntabwo uri gupfa kukigura. kubera iki se papa? hari impamvu pete. amafaranga ufite se? amafaranga arahari rwose. njye rero niba utakiguze ungurize amafaranga nkigurire wenda nzakore nkwishyura. erega petero ntegereje nyoko rwose. ndamutegereje ngo tubanze tujye inama numve ibitekerezo bye nawe. kuko ushobora gusanga kugura ikimasa atari byo biri imbere byihutirwa kuri we. kandi papa we rero nubishyiramo mama rwose bihita bisubira inyuma pe. ntabwo ari ngombwa guhubuka rwose. ni ukubimwumvisha rero kandi vuba atakidutwara rwose. ndabikora rwose
ariko ube wumva ko umugore n'umugabo bajya inama mbere yo kugira ikintu cyose bakora. Mbere yo kugira icyo bakora icyo ari cyo cyose bagomba kubaza bakajya inama. Urabyumva neza? Nicyo kibafasha kubana neza mu bwumvikane, bakagira amahoro mu rugo rwabo. Urumva Pete? Ndabyumva papa. Ejo bundi rero ni wubaka urwawe nawe. uramenye utaziha kuvuga ngo ndigabo ukajya ufata ibyemezo wenyine. Ibyo byagusenyera. Urabyumva neza? Niko sha ibi mbona ni ibiki? Ubonye ibiki se bwo? Ntibishoboka. Niko Karo wabuze iki? Ntacyo rwose bwose. Ngo iki? Niko ubuze ko umugore wanjye rwose ashonje? Simbizi bose. Ibi n'ubunebwe rwose. Mu gitondo navuye hanga nkubwira ko ngiye kuzana umubyeyi n'uruhinja, nkubwira n'ibyo uri buteke. None ndebera koko. Akazi ni kenshi ariko boss. Ngo? Nyumvira ubunebwe pe. Karo, ubuze ko nakwirukana ubu none ahangaha? Utangiye ubunebwe rwose ibisibyo. Nako n'ubugome rwose kunyiciriza umugore inzara avuye kubyara. Nta n'isoni. Ese uragira ngo wirirwe unyirukana boss? Ngo? Vuze? Wintera umushinya ntagusohora ngaha. Wikirwa uvuga ibyo kunyirukana rwose. Namaze kwitegura ahubwo nari mbategereje ngo mbasezere. Ngo iki? Ndashaka kujya iwacu maze gukura akazi ko mu rugo wapi. Ariko se Karo, imyaka yose tubanye rwose urumva warukwiye kunsezeraho gutyo? Mwihangana. Niba rwose urakajwe nuko nanivuze ngo ndakwirukanye, urebye rwose n'umujinya ariko ntago sinabikora rwose. Si iyo mpamvu ariko. Nuko rero rwose komeza akazi kawe. Erega nanjye ndahari nzajya ngufasha. Urabona umugore wanjye avuye kubyara. Mbese turagukeneye cyane hano rwose mu rugo rwacu. Karole nawe urabibona hano rwose ntitwabivamo. Dore uruhinja, umugore, nako rwose dukora neza kandi tumarangiye rwose nta kibazo. Ariko se uragira ngo mubwize iki boss? Umbwira ikindi ushaka ari gukomeza akazi Karo. Wihangane rwose ukwezi niba unabishaka rwose nzakongeza umushahara. Ariko rwose ntusige muri ibibazo pe. Bukeye bwaho ugize ngo iki Nyiramari? Ntimukorane ingoga yewe umukiriya ambwiye ko ageze hafi aza gupakira aya mashu. Ariko natwe uyu munsi turatahana yo kurya Nyiramari. Ubundi se umunyamuryango wa koperative ya buri mboga twejeje umurima w'amashu angana gutya koko makuru. Ariko badi ibyo mbona ubwo namwe mwabibonye. Ibiki sori? Ubonye iki sori? Ariko se naseka nawe natubwira iki? Uraseka iki sori? Niko ubwo nimubona Nyiramari za kurukundo rwa mushyuhanye koko rwa Stefano. Ntushungirweho sori, ntushungirweho rwose. Ayiwe Nyiramari, ufite ikihe kibazo kuko tuvuze umugabo wawe uhita urakara cyane? Nukuri natubwira. Nuko ibyo muvuga byose ari nko kunjomba igikwasi mu mutima. Mana yanjye Nyiramari, mbabarira nukuri niba nkubabaje. Mbonye wambaye agapira ka Stefano nyine ngira ngo nuru wivuga urukundo ko Stefano ubwo sinifuza no kongera kumubona mu maso yanjye sori. Ayiwe ngo iki Nyiramari? Nyine uyu mupira nambaye wari kubona uwanjye kuko ari uwo namuguriye yancurikanze ngo yisubiyeho ngo yampingishirije umurima nawe yampingishiriza indaya na Dina. Yewe twarabyumvise turumirwa wa mubyeyi we. Nyiramari ihangane ni ukuri. Niyo mpamvu twese twaratunguwe. Twari tuzi ko Stefano yakora biriya. Wababwira ko iyo ndaya aje iwanjye nguje gutwara ibishyimbo byayo nkabihima tukarwana ikanshwanyaguriza imyenda yose. Stefano ahagaze arebera basha. Byagizeho umugore we Nyiramari. Twararwanye nyine kuko ibishyimbo ashaka nabimwimye nta n'ibyo nzamuha. Nyiramari uzabimwimute kandi wumva inama y'ubuyobozi bw'umudugudu yaranzuye ko agomba gusubizwa ibishyimbo bye. Kaba ari agasuzuguro gakabije sori. Agasuzuguro rwose. Umva rero Nyiramari zamubwiye wikomeza kwikururira indaya mu rugo rwawe. Umva genda umuhe ibishyimbo bye nk'uko inama yabyanzuye ubona kuvire mu buzima. Ariko se n'ubundi nawe ko atari we ko ari Stefano wabateranyije. Ni Stefano rwose wamuzanye mu muryango wanyu ubwo yabyaranaga nawe arongera kandi amwemerera umurima atanababeshya mwembi. Stefano umunyamanyanga. Nyiramari muhe ibyo bishyimbo bye yo kuzakugarukira mu rugo cyangwa ngo usubire mu manza. Nibyo. Ego ko burya ni wowe Fili? Ni njyewe mujyana mwaramutseho ariko. Mwaramutse neza.
nasuhuje nahamagaye nakomanze mbura umuntu. Mumbabarire rwose nabumvise. Nari mpanganye n'imyotsi yo mu gikoni. Nari nzi ko ari wa musore wanyu wambaye bya bintu abo bashyira mu matwi da. Oya ni ngewe rwose. Ndagira ngo umubyeyi abone ifunguro rya mu gitondo. Yewe mbese umukozi wamwigijeho kugira ngo utekere madamu yishime. Ubwo se ugira ngo arahari Nonsiya? Yagiye he? Aha ejo twageze hano ahita dusezera. Mbese rwose kuva ejo ubu ni ngewe rwose urimo kubikora. Kibaba we ni ukwihangana pe. Biragoye ariko rero ndagerageza da. Guteka ndateka ariko koza amasafuriya byananiye rwose. Byananiye pe. Ntibyoroshye ariko ni ukugerageza ukabikora ukanashakisha undi nawe ubundi. Narinje hano kureba umubyeyi n'umwana. Ewe barasinziriye rero kandi rwose nabakangura mujyana. N'ubundi niba basinziriye ntabwo nshobora kumukangura ndatanze kugaruka. Ubwo se si ukukugora rwose? Ntabwo ari ukungora n'inshingano zanjye Fili. Ngomba gusura umubyeyi ukimara kubyara nkamenya uko ubuzima bwe bumeze mu minsi 3 nyuma yo kubyara. Urihangana rero garuke kuko sinamukangura. Asinziriye mu rukerera rwose kubera umwana. Umwana ntiyasinziriye neza se? Umenya ariko impinja zimera. Asinzira iminota mike ubundi akicura akarira akamwonsa buryo mbese urebye twembi ntitwasinziriye. Ubwo se uwo mwana aronka agahaga ariko ntacyo byose ndabimenya ngarutse. Ikomereza akazi kawe ubwo umubyeyi n'umwana ndagaruka kubareba hakeye. Uravugisha ukuri Nade? Cyangwa ni amahane yawe nawe ko nabonye utoroshye? Ni ukwisingira amahane kurusha Nyiramariza Muyobo. Niba utagira amahane se kuki wagiye kurwana mu rugo rw'abandi? Ni ukuri iriya mugore yanyinjejeho rwose Muyobo. Namusabye ibishyimbo byanjye ku neza aranga anambwira amagambo mabi nuko turarwana. None uje hano kuvuga ko warwanye mu rugo rw'abandi? Nyine kurwana kwawe kwirwanaho. Ariko nje kubasaba nyine ngo mujye kumunyakira ibishyimbo byanjye kuko rwose ngiye n'umwana wanjye turashonje. Ariko se kandi Nyiramariza we yahindutse ati twavuye mu nama yemeye kubiguha? Nyine si ngubwo ko umugore w'amahane ya nyina abo munsi nyine yabyemeye imbere yanyu kugira ngo abikize. Okay, tahanda bikurikirana. Nyewe si nkomeza kumwihanganira Muyobo. Ndasubiraho kandi birabanaga. Usubirayo kumara ikize kandi? Kumwaka ibishyimbo byanjye. Rego ubu nibyo baryawe n'abana be. Ngiye uhanjye twikira isazi mu jisho kandi narahinze. Ndagusabye ntusubire kwa Stefano kwandura nyewe Nade. Urumva? Ntujyayo birafatwa nk'urugomo. Nanjye ariko munyumve Muyobo. Nashoye imbaraga zanjye n'amafaranga nshakisha ibintu n'umwana wanjye. None Nyiramaza n'ubyaro rwe baricaye barya imitsi yanjye nanjye nzari inguguna. None rero kuva ko uburyo bwo gukemura ikibazo ufite ari ugutera amahane. Ko ari byo nshoboye se. Ndakubwiye ngo subira iwawe. Urumva? Ndashaka kayange kwa Stefano gukemura ikibazo mu mahoro. Uranyumva Nade? Mwambabariye nimukomeze kunsetsa koko ko mbyumvira mu gikomere. Ko mu byo twaganiriye kutambwiye ko aho bakongereye hatarakira Budesiya. Yewe hari akadodo kamwe kambereye ibamba mujyana. Ahubwo se umugore wanjye n'umwana bameze gute mujyana? Yewe nkurikije isuzuma nkoze bameze neza nta kibazo. Kandi nawe ubitaho neza ukomerezaho. Kandi rero turagushimira rwose mujyana watubaye hafi mu gihe nari intwite. Rwose inama zawe zatugirira akamaro cyane. Umwana abanza umuha ibere Budesiya. Naho ubundi murakoze kuwushimira nubwo ari inshingano zanjye nakoze nkanjye w'umujyanama w'ubuzima. Nanjye rero iyo abaturage nshinzwe bafite ubuzima bwiza biranezeza. Ahubwo rero umenya umwana wanjye adahaga mujyana kuko nijoro ararira cyane kandi mba namwonkeje. Nanjye mbona rwose yonka akatubeshya ko asinziriye hashira akanya rwose akongera akarira. Ibyo ari byo byose umwana ntapfa kurira adafite ikibazo. Njyewe rwose sinzihanganira ko umwana wanjye akomeza kurira. Niba amashereka atamuhaza rwose tuzamugurira amata. Urashaka ko duhita tumuha amata koko aka kanya sheri? Budesiya karame. Umwana agomba konka amezi 6 nta kindi kintu na kimwe muvangiye n'amashereka. N'amazi ari amazi ntugomba kuyamuha. Ubwo saramutse agize inyota. Amashereka arahagije kumumara inzara n'inyota. Uzi icyo usabwa Budesiya? Ugomba kurya indyo yuzuye kandi ihagije. Urumva? Ukarya ugahaga. Ukananywa cyane kandi ibinyobwa bifite intungamubiri.
ibyo bizatuma ubona amashereka ahagije wonsa umwana wawe nawe ahage. ambwira ibyo ashaka byose ndahari nzajya mbimushakira. Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Urabyumva? Yego. Ibyo birayi, ibyo bijumba, ibitoki, emwe n'amateke, mbese ibinyabijumba byose biri mu bitera imbaraga. yewe nanjye ibyubaka umubiri rwose ndabizi. Ibishyimbo, amashaza, izo ndagara, kaboga bita akadahingwa arizo nyama, amagi, amafi, yewe ndabizi rwose. Urabizi nibyo rwose. Ubundi imboga n'imbuto z'amoko yose birinda indwara. Igikoma kigizwe n'amafu y'ibinyampeke byose byera inahangaha ntazakibura mujyanama. Ubundi akanywa n'amazi asukuye, akonsa umwana wanyu agakura neza. Inyigisho zanyu nazumvise kandi nzazikurikiza. Wowe na Filipo mwembi ndumva mwabaye abajyanama. Ni ukuvuga ko uhereye none ahangaha nanjye mbaye umujyanama w'ubuzima hano mu rugo rwacu. Niwibeshye ukinemfaguza ibiryo nzajya mpamagara mugenzi wanjye nkureke. Niko bimeze. Ntabyo kwinemfaguza, agomba kurya akananywa bihagije. Urabyumva Bude? ugize ngo iki kaga garuka hano susubiremo ibyo uvugira mu matamatama. Ntacyo mvuze. Hewe ubusa aka gakombe kamwe k'igikoma niko ushaka kugabanura bugingo ra? Hareko ye. None se ko mutigeze mucana mu ziko ubundi habaye? Nkuraho umunwa kandi wihangane nk'uko abandi bana bihanganye kaga. Wigeze wumva ndutiye cyangwa murumuna wawe bakopfora? Ariko rero ndashonje. Niba ushonje genda ubibwire so. Ubu se koko papa ndamukura he mama? Yewe iyo yarorongotane yari ujya kumurebera. Mama nukuri nziranyisha. Urabizi naburaye. Ibishyimbo byari bihari nabihariye abana, inzi ko uyu munsi turi bubone ibyo kurya. Wamase. None se ko mu rutoki harimo igitoki, ubundi waretse kanenga akagitema tukagiteka. Hagira uwibesha ntemera igitoki. Ubu se turabigenza dute koko mama? Nukuri aho bukera inzara iratwica. Sinkira umucakara wanyu kaga. Umwana ushaka ibiryo ajya gushaka Stefana mugaburire. Nta kindi. Ubu se turamukura he mama? Rakira hakumpata ibibazo kaga. Inkwerera atabuge. Ariko waretse bakadukiza Bude. Ariko badukiza iki dore kujya impaka za ngo turwane sheri. Ariko abana rwose uzi ko utabazi yagira ngo mwabanye muri ababyara. Ese ubundi abana bakuranye ugira ngo niba bameze nk'ababyara. Mwa babyeyi mwe rero mwembi data Kamuhanda muramuzi rwose. Cyane rwose uyu mwana niwe wagiye araza neza. Nanjye ariko muzi ku ifoto ntaho asa n'umwana wa Fili. Umwana wanjye asa nawe rwose. Nge rero uko nabakiza nta kundi ni ukubabwira ko umwana asa na se ariwe Filipo. Hanyuma Filipo nawe akaba asa na se Kamuhanda. Ahubwo rero amaso yanjye gese uko abibona. Urabibona gute wowe? Dukize rwose makura. Ngewe ndabona umwana asa na sekuru Tadeyo. Ego ko. Wiki. None imakuze ikindi kibazo rwose. Umwana wanjye nta hantu na hamwe asa na papa rwose. Icyambere papa arirabura cyane. Kandi umwana wanjye azaba inzobe. Yewe niba ari inzobe mu buhinja yo izagera aho yoyokera. Ariko ndagushyigikiye nta hantu na hamwe asa na Tadeyo rwose. Mumpe muhenye na mwonse rwose. Ese ako kanya koko harandi mashereka ajemo Fili. Uyu mwana ko simaze kumwonsa. Oya mwonse Bude. Mwonse rwose. Uramenye ntuzatinye konsa. Erega si ukubitinya ariko uyu mwana arashaka guhora mu ibere. Fili ndakumva. Genda uzana agafunguzo. Urumva ikibazo Budesi yanafite naje witwaje rwose. Yampaye nka data. Waje witwaje byari makura? Byeri? Ndabizi umubyeyi aba yikeneye kugira ngo ivumbure amashereka. Ni nk'ako kanya rwose. Amara kukagotomera amashereka y'inene. Ngo? Nk'ako kanya. Wari ukoze ariko iryo cupa nari bapfundura azane n'ibirahure we na nyirabazungu muri ginywerema. Mureba ko bikunze noneho. Erega n'ubundi ni ubusambo bwe bubitera. Nawe rero uje umwiyegereza neza gutya urumva. Ubanza umufatire mu kujya mu kanwa neza. Nawe se uramureka ngo ayishakishirize yayibura akarira. Abafite ubusambo bwinshi cyane Nosiya.
yu yafatishije noneho aragotomera neza. Ibi rwose ngiye mbikunda kubi, iyo mbibonye numva nabyara. Ubishatse wabyara ariko mujyana, dore ufite abana 2 bonyine kandi bamaze gukura. Wishuka Budesiya nawe. Narinyuze hano ngo ndebe uko umerewe. Filipo yambwiye ko ejo utari umeze neza. Yewe urebye nta kindi nari ndwaye uretse umunaniro. Wari wakoze akazi kenshi kandi uzi ko bibujijwe ku mubyeyi ukimara kubyara. Nabigenza nte ko nta mukozi dufite mujyana? Nabonye umugabo wanjye avunika cyane, ndavuga ntireka mufashe, nuko ntindurura imyenda yose yari iri muri iyi nzu ndafura. Imirimo ikomeye nk'iyo rero umuntu ayikora amaze gukira neza Bude. Yewe n'umubyeyi wansuye agasanga mfura yarangaye arabimbwira. Ni ukwitwararika rero Budesiyana. Ese wavuye kwa muganga bakubwiye ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara? Ibimenyetso mpuruza? Ibimenyetso wakubona ugahita wihutira kujya kwa muganga, kuko ubuzima bw'umubyeyi ukimara kubyara burya buba bukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ko abaganga bambwiye byinshi sugira ngo ndabyibuka mujyana, nyibutsa. Ndabikubwira rwose. Ukimara kubona kimwe mu bimenyetso ngiye kukubwira, ugomba kumenya ko ari ikimenyetso mpuruza. Yego. Ukajya ku kigo nderabuzima kugira ngo ubuzima bwawe bukurikiranwe byihuse. Nguteze amatwi mujyana. Harimo kuva bikabije, kubabara mu kiziba cy'inda, kubabara mu gituza no ku maguru, kutabona neza biza ku buryo butunguranye no kuruka. Urankurikiye Bude? Yego ndakumva. Hari kandi kubabara umutwe bikabije no kugira umuriro. Ukamenya ko uyu mubyeyi adakurikiranwe byihuse ashobora kuhatakariza ubuzima. Ndabyumva kandi nzajya nkomeza niyumve mujyana. Rwose numvise ntameze neza nahita nguhamagara nkabikubwira. Ariko se noneho nkoze iki Beni? Ukoze iki? Uze ko twazindukiye hano ngo dukore isuku, kuva twagera wakoze iki koko? Ariko ntukagire umusha rwose mukuru wanjye. Genda se nyine. Wowe uritaba telefone ukayivaho uhamagarwa n'abandi, ubwo ibyo wabyirwamo ugakora iki koko? Erega n'abana twiganye baba bamamagara Beni. Ugomba kumenya gukoresha telefone mu bigufitiye akamaro mute, ukareka kwirirwa mu bujajwa kuri telefone. Noneho uranyica ni ukuri, mbabara nitabuye wonyine noneho sinongera Beni. Ndetse nakugira nk'umuti. Ubaho twagereye aha wigeze ubona hari umuntu umpamagara kuko mvugana n'abantu bafite gahunda. Alo? Alo sheri, bimeze bite? Ndakumva Pete. Ego, ese bite kuvuga buhoro sheri? Ndi kumwe na Grand Sere sha. Narinyuze ngo uri kumwe n'imbogo. Ariko Pete, sinakubuje kwita musaza wanjye imbogo koko. Aha, mbese we, ufite akanya se duhurira ahantu bacuruza interineti? Kuhakora iki? Gusa umwanya muri kaminuza mute, bambwiye ko byatangiye. Ariko wajya ureka gushinyagura Pete, amanota nagize koko ntuyazi. Ibase nyazi. Ubu se urabona hari umwanya nabona muri kaminuza koko, ko n'abavandimwe banjye bangiye inama yo gusibira nkabyanga. Ariko wajya ureka, ega nta wirimo umwimari mute, kumwe tugende tugerageza amahirwe. Winshuka sha Pete, ndagerageza se mbizi neza ko mu myaka yabanje abagize amanota nk'ayanjye nta kaminuza yabakiriye. Ega nta itarungurutse mute, wigerageza amahirwe, hari ubwo rwose uyu mwaka bashobora gufatira ku manota makeya ukabubonye ishuri. Ariko wa mugani ndatinyira iki? Soko se? Narinzanye na Benita kuri botike yacu ngo tuhakore isuku rero, reka mbanze musabaga ushya nsubire mu rugo nitegura ubwo ndayitanza. None se Pete? Ndakumva. Ni ibiki bikeneye ngo nze mbyitwaje? Uvuze ngo iki Nyiramare? Ndavuze ngo ubu munsi wanjye upfuye ubusa rwose muje kuntera umwaka. Ubwo ngiye uvuze ngo ntera umwaka ku Nyiramare. Wenda kuvuze ko witeka amabenga aba yarwaye wa mugo. Nanjye ngo umugore indaya. Ubwo ntiwumva muyobo, ubwo ntiwumva ko atangiye kuntuka. Nawe rwose wirebera ibyo nagushije hano rufo. Aba bagore rwose ni amasasu. Nadine, ndakumva muyobo. Nagusabye ko ntacyo uvugira hano. Umva nta mwanya mfite wo gusakuza n'iyo ndaya. Urumva muyobo? Niba ushaka kugira icyo cyamura mugaruke nimugoroba musanze ngiye mu kazi. Garuka Nyiramare. Garuka. Ariko rero n'ubundi musanze twe tugiye gupagasa rufo. Nanjye ntabwo nazindukira muri urugo rwanyu kuko nabuze icyo nkora Stephen. Zuko se? Ubu murumva nejejwe no kuzindukira aho kuzindukira mu murima wanjye. Erega no kuruhanya muyo.
si uko bafite akazi kenshi ni ukugira ngo bakomeze bansiragize ari nako bandira ibishyimbo wowe urakina n'indiririzi ubwo ninde wita indiririzi nadi ninde ni wowe ari wowe nanjye indiririzi ninde nadi wandaya we ishimishwa no gutungwa n'ibyo utavunikiye intambara zanyu zizabageza ariko mwa bagore mwe mwatuje cacakaho nawe niwowe nyirabayazana wigize imfizi ya nyarurembo umva ndabasabye ngo muceceke dukemure iki kibazo mu mahoro ishyano gusa nyiramariza ndakumva hanadini ibishyimbo bye nk'uko wabyemereye mu nama wiki Sitefano nawe Sitefano ndakumva ugomba kugenera umwana wawe indezo ariko narume kutajya kubizana nyiramari injira muri iyo nzu yawe ibishyimbo byose ufitemo byose ubizane erewe mbese ibishyimbo nejeje byose ni ibyawe ndakwiyamye ninde wakubwiye ko ntinga umurimo umwe ese mutegereje ko mudakora ibyo umuyobozi avuze nyiramari kutinjira mu nzu uzana ibyo bishyimbo izina ryanjye narikwiyamye Sitefano nawe urabwira ko nkeneye uburisho nasi ibishyimbo nzabigaburira umwana byonyine ariko ye ariko ubwo igihe naguhamagara uri mu bicyomba ndaje ndi hano kumwe na Kagabo Kere ubwo Kagabo yaje kukurangazaho kugira mufatanye gukurikira amasomo kuri radiyo Kaga kutaza hano ngwino isaha nigera turigana ariko sundi ubwo waraye hose Kaga wishinyagura umuntu waza asatya Kaga wararanye n'ihene mwivugire sha mwese ahubwo aho mu nkokora wabaye iki Kaga ntirutse ndagwa nyamara ufite ikibazo Kaga amaso yawe yanatukuye ntaretse kumata ibibazo ariko tubwire shakaga tubwire twumve ko hari icyo twagufasha mwafashe iki se ko nta rugo mugira ngo muncumbikire sinzasubira iwacu kuki udashaka gusubira iwanyu uretse aha mu nkokora dore no mu mavi narenzenutse niruka munga mama ukambonye arankubita inzara igiye no kunyica kuko banyimye ibiryo ayiwe mbega ubu bakwimye ibiryo banakwirukana no mu rugo ababyeyi banjye ubwabo bararwana umunsi ku wundi nta nubwo naraye mu nzu waraye hanze Kaga mu gikoni ubwo bagusoye mu nzu ngo urare mu gikoni mama yankubise ndamucika ndiruka ngeze munsi y'ikiraro ndanyerera nikubita hasi ndabyuka norongerera mu rutoki unyibukije igihe mvuna ihene Kaga narakubiswe ndara no mu gikoni cy'abandi nyamara birababaje nacunze bagiye mu nzu ninjira mu gikoni ndara inyuma y'amashyiga kuko ariho hari hashyushye none se ubwo bararwana nawe bakagukubita utazi n'icyo bagukubitiye mbona nkubitwa gusa ihangane ni ukuri Kaga ubu nibwo mbonye ko nagira mama ubu iyo mba mugira simba musanze wivuga gutyo ni ukuri Kaga ubusanzwe mama wanyu yagukundaga nanjye nabonaga mukunda tangiye kunyereka ko atambyaye rero kunkubita kunyicisha inzara byose nuko ari nyina wundi ni ukuri urambabaje Kaga nese ubu urabigenza ute Kaga niba iwanyu batagushaka uzabaye koko mana yanjye ese ubwo kwihuta cyane mute wagabanyije intambwe ndashaka kugera mu rugo nkirurikira ndananiwe pete koko ushaka kwihuta cyane sha tutagerayo vuba rwose kandi nari ngigukumbuye ngewe rero ibintu byo kugenda amatereka mfizi byaranyinaniriye rwose ariko mute uzi ko wajya hagura umukecuru wo muri za 60 kubera iki iryo jambo rwose ngo kugenda amatereka mfizi njya mbyumva na papa gusa nuko yishagenda gahoro mute apo pete wimfata gutyo rwose abantu batatubona ni akazi kawe ntibashaka batubona ariko ubwo uzatinya abantu kugeza ryari ariko rero nubwo amaze kohereza ibisabwa ngo mbone ishuri muri kaminuza ndumva mfite ubwoba ubwoba bw'iki ariko ko wabona ugize amahirwe mana we umbabarire rwose mbona amahirwe nanjye nsekere humura nanjye nseke Felicane na Benita banshaga intege oya humura rwose twe twohereje ibisabwa igisigaye rwose ni uguhirwa tukajya kwiga muri kaminuza imwe njye nawe urumva babarira twihute mve kurira izuba kuko ndumva rimereye nabi pete izuba si ririho wenyine uruhu rwanjye ntirukihanganira izuba we mba numva ari imbabura si koko ko wabaye umutuku mute ngwino duhagarare hariya munsi y'igiti pe nako tube tuhicaye ariko ubundi igare ryawe warisize sha ipine yashizemo umwuka sheri ngwino twicaye hariya hiherereye humura nta kibazo ariko pete urashaka kungira ikirara ni ukuri ko twarangije ibyatuvanye mu rugo waretse tugataha ahubwo siko nizeye ko bazadufata waretse rwose tukabitaha tukabitaha gute se tukihemba nyine ariko ibyo nibyo nkora utekereza gusa pete hako ubundi mubaze mute ubundi urankunda cyangwa
mbega ikibazo kuki umbajije gutyo pete? oya rwose mute birakabije igihe cyose n'igihugu ushaka urumva n'inginga mbese wagira ngo rwose nta na rimwe wowe ujya wumva untekereza cyangwa ushaka pete karame ni ukuri ndagukunda pe kandi no kugushaka mba ngushaka ariko tugomba kwibuka inama tugirwa n'abaturera pe. ubwo se ushatse kuvuga iki mute? nshatse kuvuga ko nubwo dukundana tugomba kubyitwaramo neza pete. urabizi nagize amanota make pe kandi byose byatewe n'imyitwarire yacu twararangaye bikabije umwanya wo kwiga tuwukoresha ibindi. none urashaka kumbwira iki ubwo? ndashaka kubwira ko nitugira amahirwe bakatwemera kwiga muri kaminuza umwanya wo kwiga ugomba kuba wo kwiga ibindi byose bikaza nyuma. mbese muri make ubwo urankatiye uravuze ngo ngenshi iri kubwoba nyiramari? ndabivuze nyine kuko njye ndi wowe sinatinyuka kugabuza mu rugo ntahahiye. ahubwo ni wowe ushyirika nyiramari. umuntu w'umugore umara icyumweru cyose uraza umugabo w'ubusa. nakubwiye ko ntakiri umugore wawe uzajya ujya kugabuza mu ndaya zawe uze wahaze cyangwa uhameyo. kagabo ubonye uhamagara cyakora uriya wamwibyayeho pe. uvuze ngo iki nyiramari? mwana ni igisambo se ni ikindi nzaba mbarirwa. kagabo ari ariko nyiramari kuva mu gitondo sinigeze muca iryera. ariko urambaza kagabo wampaye akazi ko kuba umushumba we kuko nta sura ufite koko nyiramari kukubaza aho umwana ari ngo nturi umushumba we. kuki umumbaza nk'aho kwita ku bana dufite muri uru rugo ari inshingano zanjye ngenyine wese kuki utazi aho ari? ariko ushobora kuba uzi ko nkina nawe wa mugore we. nanjye si nkina nawe wa mugabo. stop. ariko urambuza kwinjira iki mu cyumba va mu nzira njye kwiryamira. uryama utazi aho umwana wanjye araye? yewe ubu si umunyarwanda ko yavuze ngo inyana ni iya mweru tuvuge ko atari yitegereje ra. uvuze ngo iki nyiramari? ko kagabo ari umuhungu wawe akaba yiganye ingeso ya se yo kurara mu gasozi. nyamara urakina mu bikomeye. mbabarira muri iyi nzu nta muntu uryama bataraboneka. ariko korode kantewe ndutiye aryo nditwa nde mama. yewe mwese mubyuke sa mubyuke. umugabo ni muzimara. yewe ndumva utakibuka n'amazina y'abana wabyaye di. yewe nzaba mbarirwa. ndavuze ngo kagabo atari hano nta muntu n'umwe uryama. reka noneho nkubwize ukuri Stefa kagabo ntahari kuko ni umujura. weke yanyibye amafaranga ndamuhana none yatorongeye. umwana wanjye reka nkubwire nyamari hita ujya kumushaka none akora nyine yose jya kumushaka ntabwo utamuka rwose. sohoka genda se nyine uragaruka muri uru rugo ukuzanye uwo mwana hano nta soni. ariko uyu mugabo ni muzima. ibeshye hagira wongere kundasasaresha neza. ariko wongere hasi ntabwo ari burya buno wibeshye ukandagirana. ndakandagira. bukeye bwaho icyo gisambo kiri hano si kirangwa kibagira ibisiga nikwe ndi kagabo kwa Stefa mumbabarire ni munemewe. ni ibikira ayiwe ngo ni kagabo. yego urakora iki hano mu gikoni cyacu wa mwana we? niko kagabo uzi ko nkanze ni impamo njye mbonye amaguru ahinguka sinamenya ko ari umwana. niko kagabo karame byakugendekeye bite kutaraye iwanyu? iwacu nama uhora ahari. ngo ariko mana ikibazo cya nyiramariza na Stefano simero kugikemurara. papa na mama bararwana natwe bakadukubita none narabahunze. inka ya mugabo ngo barabahunze? yego bivuze ko umaze iminsi utaba mu rugo iwanyu none? uyu ni uwa kabiri kandi nitukirya inzara igiye kunyica aho kuma ibiryo baramundagura. ibi si byo ariko niko rufu niba nyiramariza na Stefano bafitanye ibibazo byabo ntibagomba kubitura abana ngo babahohotere batyo. kagabo umwana wanjye karame ihangane sha ihangane tugiye gushaka uko twagusubiza iwawe. nimunsubizeyo noneho banyica we sinshobora kubahinguka mu maso. cyore uzabaye handi hatari iwanyu kaga rufo ndakumva. iki rwose ni ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abantu. kagabo we karame sha ugiye hariya mu nzu ntugire ubwoba turahari uri kumva? yego humura ntugire ikibazo rwose ikibazo ufite turakigukemura. murakoze. none se rufo ndakumva iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abana tukinjiremo twenyine koko cyangwa duhamagara inshuti z'umuryango? ariko mbega umugore ugira amagambo mabi we. ndamaze Stefa niba ngira amagambo mabi nawe ntabwo ugira meza. icyo nzi cyo nuko utazongera kwinjira muri iyi nzu
umwana wanjye ataragera hano. uri umutindi Stefa, uri inturi, uri umugome mubi wambaye umugomo. Kubona utinyuka kundaza hanze ukajya mu nzu ukaryama ugasinzira. Ninjye utinyutse ngo ndi inturi nyamare, ngo ndi inturi ukagona nta n'isoni. uriyo nyine nta bumuntu nambugira nako n'inyamaswa zikurusha umutima. wowe ufite rero ntiwatorongesheje umwana. ndavuze ngo genda unshakire umwana agaruke. umva uze umuzanye urebe ko ntakure kukinjira mu nzu. simva muri uru rugo Stefa, naho ukanye burya di burya si buno. hamwe turebe rero. niba ushaka ko ngenda ukinjiza na dina hano ntaha ngiye noneho. hari kera di unkanga nkahunga. urumva ubu uru rugo nzarusohorwamo n'urupfu. uranyumva? niba ushaka kuzana izo ndaya zawe uzabanza unyice. ibyo uvuga byose ntacyo bimbwiye. ntashaka kagabo nta kindi. ariko ubundi wowe wagiye ukamushaka ayo maguru yawe araboshye ngo mbimenye. ujye kumushaka umuzane niwe mutorongesheje ubone kwinjira muri iyi nzu. ureke gusakuza gusa nta soni. ariko wawe kumenya asetsa cyane madamu. yewe niko yemerera uremesha arasetsa cyane kandi iyo abonye ikibazo arakivuga nuko ateye rwose. none se uragira ngo mubeshye muyobo uriya muhungu wari warigize gica rwose yakiraga abantu nabi wagira ngo uruganda mwamujyanyemo baramuyungurura abona ko garuka ahangaha cyane rwose. abantu babaga batonze umurongo imbere cyane ari benshi atabitayeho yibereye mu bye. none ubu ngubu uramugera imbere akakwakirana urugwiro akagutunganyiriza ibikugenza yihuse cyane. yewe anagufasha yihuse rwose kumenya aho bari bukwakirire. dore nk'ubu sinarinzi ko ndibuvurwe na titirere w'ikigo nderabuzima. murakoze gushima serivisi kugenda neza cyane rwose. twiyemeje kwakira abatugana na yombi tukabaha serivisi inoze. nimubona kandi bitagenda mujye mutubwira tubikosore. yewe bibaye bihari twabivuga rwose ariko ubu bimeze neza cyane. nta kibazo ni nta makemwa pe. nuko hari agasanduku k'ibitekerezo, hari nimero za telefone. mbese icyo muzabona kitagenda mujye mutubwira. ngewe ruremesha nimbona ibitagenda neza nzajya mbivuga kandi nimbona ibigenda neza nabyo mbishime. niko bimeze ariko mbishime rwose. hanyuma rero turakumva. uwabakiriye yambwire ko mwakoresheje uburyo bwa vasectomy nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. niko bimeze muga. ukwezi kurashize bayinkuriye rwose ariko kwarangiye ejo. kandi bari bambwiye ko nikurangira nzaza kwa muganga. nyuma y'uko bayigukoreye se hari ikibazo wagize? ko ntacyora umugore wanjye twazanye rwose ni umutangabuhamya yakubwira ko n'ibyo bajyaga baduteramo ubwoba bimeze neza cyane. ariko wabaye utera ururimi wasobanuriye muganga ko ari we wabajije. nyine bajyaga badutera ubwoba ngo iyo umugabo ngo aboneze urubyaro ku buryo bwa burundu ngo biba birangiye ngo ntiyongera gutera akabarirora. none wowe witwaje umutangabuhamya ko urugo rwawe rwubaka neza. neza cyane rwose ariko nyine nakurikizaga amabwiriza nahawe kwa muganga ko mu gihe cy'ukwezi nzajya nkoresha agakingirizo. turakora ikizamini turebe ko nta ntangangabo zasigaye nyuma y'aho bagufungiye. usanga ntazo urabuhawe uburenganzira busesuye. ubwo se murabigenza gute muga? dufite uko tubigenza madamu. mu nkora icyo kizamini rwose mva ahangaha nizeye ko ntashobora kongera kubyara kuko njye nafashe icyemezo abana nabyaye nzarera bo. twarabyiyemeje tuzarera abo twabyaye ariko mufite amatsiko yo kumenya uko icyo kizamini kiri bukorwa. muganga natubwire uko babigenza naho ubundi njyewe nditeguye ko babayinkorera rwose. yewe niko bimeze rwose. mwarimu umugisha arakoze cyane. mwakira icyayi mwumve ko isukari yakoze. murakoze cyane budensiya. mva rero nari mbasuye ngo nakire uwo muziranenge. nanababwire ko mwajyaga mwibwira ko mwakuze ariko ubu noneho ubu ni bwo mwakuze. kubera ko twabyaye se. none kubyara ni kimwe no kurera ni ikindi. abenshi barabyara bakananirwa kurera. umwana dore nguyu muramufite yaje ari umuziranenge. nimwe rero mugomba kumugira umuntu mwiza cyangwa mubi. oya nanone ntawifuza ko umwana we avamo umuntu mubi. yewe tuzagerageza kuko abana b'ubu rwose mbona benshi barigize indakoreka. wabyumvise budensiya.
umwana akura nta burere ahawe ugasanga yabaye nk'uwo Philippe avuze. Ugasanga niwe wiswe umunyamakosa kandi burya amakosa aba yarakozwe n'ababyeyi be batamuhaye uburere bwiza. ariko rwose tuzagerageza kumuyobora inzira nziza mu gihe rwose turifuza ko umwana wacu azakura ari intangarugero cyane. nuko bimeze rwose, umwana aba akeneye kuyoborwa mu byo akora byose kuko yisanga ahantu hari ibintu byinshi bimutegereje nk'iryo koranabuhanga, ibyo biyobyabwenge, izo za sayansi. Umubyeyi rero niwe uba maso akamwereka inzira nziza. iyo atabimweretse rero abandi bamwereka imbi. ni ukuri urakoze rwose mu gihe tuzazikurikiza rwose izo nama uduhaye. murakoze rwose namwe. tuzagerageza kuzikurikiza rwose kandi nzi neza ko nta mubyeyi wifuza ko umwana we igihararumbo ba nyamwihare n'abandi usanga bakora ibikorwa biteye isoni. namwe murakoze kuntega amatwi. erega na Bibiliya hari icyo yabivuzeho, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ereka umwana we inzira nziza agomba kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. murakoze cyane rwose. simbyumva ariko simbyumva neza rwose. ebyiri niyo nsengere se murebwa iyi niyo ngusengere rwose Rureme, kandi nari no kuyigupfundurira nkayiguhereza ngushimira, ariko nyine nawe urabibona ko umukobwa wacu umugwa neza yangose. yewe nta kundi yereka ongera usome ucurure rwose. oya rwose reka nkasoma. oya kagutumire pe. ay cyaka cyari kimaze na jute. yewe ariko rero murebwa yire ndakumva. nubwo ino byeri nyinyoye bwose sindamenya impamvu nsengereye rwose. mugabo wanjye rero ngusengereye iyo byeri ngushimira ko uri umugabo mwiza wakoze ibyananiye abandi bagabo bose b'inyarurembo pe. kwemera kuboneza urubyaro ukoresheje vasectomy si umugabo uwo ari we wese ubyemera. urabizi kundusha waganiriye na bagenzi bawe. yewe ntawe ubyumva byo da. ni ikimenyetso rero cy'urukundo ukunda umugore wawe ndetse n'abagize umuryango wawe twese. nuko nyine ni nko kutwitangira kugira ngo twese hano iwacu tugire ubuzima bwiza. none se umugore mwiza ko wari umaze kunanirwa cyane rwose ukitwa kuboneza urubyaro ntajya kubona nkabona uratwite ese nari kubigenzane kandi rero n'abana tumaze kubyara baraduhagije rwose. baratunyuze rwose baratunyuze. ineza utugiriye rero natwe tuzayizirikana igihe cyose tukunezeze njye n'abana bacu tuzirinda kugutenguha pe. urakoze cyane murebwa ye, urakoze cyane rwose. mugabo wanjye mwiza rero ndakumva. ubu ngiye kuguha urukundo nyine nta mugabo ukunda umugore we nkawe Nyarurembo ahangaha, habe no kongera kubyara umwana tutabiteganije pe. kandi murebwa yire ndakumva rwose. komeza uvuga ayo magambo kandi dore wasanga unkangurira umwana hariya ikambere bikagira uko bigenda. hari ikibazo se? ntacyo twikanga Rureme, ni umudendezo n'ubwisanzure. murekeraho guterana amagambo. uyu mwana n'ubundi yabahunze kubera intambara zanyu. ibyo byose ariko ni Nyiramarisa. mbabarira namwe rwose mwabyiyumviye rwose uko amagambo ye amuva mu kanwa, mbese aravuga nk'isaha. kaga bwira ababyeyi bawe impamvu wahunze iwanyu sibyo? hano iwacu habuze amahoro bagahora barwana. ibi byose atari ukubera nde? atari ukubera nde? Stefano ceceka, umwana avuga uravuga ari ukubaho ijambo. papa na mama bararwana buri joro, mama akarakara agatwima ibiryo, yarangije arankubita cyane ndahunga ntinya kugaruka. ntabyiyumviye? ntubyiyumviye Rufo? ntabyiyumviye rwose muyobo. uyu mugore yigize imbogo muri uru rugo. umwana rwose iyo avuze arakubita akabima ibiryo. koko kurya rwose ni ibintu twibagiwe njyewe n'abana banjye. wowe se uko mundeba uku rwose nanjye rega inzara irambaga. Stefano rwose ayo marira n'ay'ingona yiriza urabereka ko ari umuntu kandi nisega mu masega n'impyisi mahuma. ariko di nimureke guterana amagambo.
oya reka mbivuge rwose reka mbivuge kagabo uyu nguyu rwose wamumenesheje koko ngo ni uko utamubyaye niko igihe kirageze rwose ngo agaragaze ukuri kose n'amakosa nyine umukorera mbabarira mvuge ariko nimutuze mureke guterana amagambo mbabarira mvuge ngusabye uyu mwana nyurira ngo ni mukase nyina yaje kumujugunya hano ngana atego ko mwese ko mubizi ntiyari uruhinja sinaraze kagabo nyina domina kinariho koko nyumvira amagambo avuze ihangane turabizi kagabo uyu mumubaze sinari nsanzwe mukubita rwose namukubise muhana kuko yari yanyibye amafaranga umwana ariko yayibye nyine yirwanaho kuko yari ashonje Stefa nawe nyiramari rwose ndabasabye n'imiceceke basabye guceceka gusa hirya no hino mu ndaya hehe umva rero mureke twumvikane noneho umva Stefa ndakumva mweho birababaje rwose kubona urugo rwawe rugeze aharindimuka kubera umugore mubi ariko Stefa njye ndemeranya na nyiramariza ko ibibazo byose biri muri uru rugo bifitemo uruhare njyewe abatuye Nyarurembo twese turakuzi umva Stefa ufite uruhare runini mu bibazo mufite hano muri uyu muryango wanyu ubwo rero mugiye kuvuga ko nyiramariza wari umwere ibyo murumva atari ukubogama mumubogamiyeho di mumubogamiyeho umwere nyine Stefano ko adashaka kwemera amakosa y'iby'uru rugo bizagarukira he wese ubona hakorwa iki ngo amakimbirane acike kwa Stefano naho mu kiganiro runana cy'ubutaha nujya ugira ikibazo ntugahunge ngo ugende urare mu gasozi urumva none se ko natinye ko mwongera kurwana nyine ntuzajya ubona bibaye ujya umuhunga ariko ntugire ahandi ujya ugaruke hano mu rugo urumva yego ikibazo ugize cyose ujya umbwira sibyo yego ikindi nshaka kukubwira wa mwana we mbese ko mbona utanteze amatwi ndakumva papa ndabona usa n'urangaye rwose oya ujya umenye ko nyiramariza atari nyoko si umuntu mwiza urumva yego uriya si nyoko niyo mpamvu nta muwakugirira ujya umwitondera rero ibyo ubwira uwo mwana ni ibiki koko ubugambo wabwiraga akagabo bwose ntabwumvise ntacyo ntumvise ngo nta mpuwe mufitiye hari koko yewe ariko nzagire nte koko icyo kandi nicyo mpfa nawe nyiramari wibwiraga ko ntabumvaga rero nta soni uratinyuka ukabwira umwana ngo ndamwanga ngo nta mpuwe mufitiye none se iyo umwana atarongera kubera guhora umuhondagura ubwo bumukunze aho utamuhannye umuha inama nziza uramuroga umubwira ko mwanga ubona akagabo mwanga uramwanga nyine iyo umuhondagura se ukamwima ibiryo uba umugirira neza noneho rero ubwo wowe uramugirira neza umubwira ibintu nk'ibyo ngo anyitondere ariko we ngo nta mpuwe mufitiye ngo sindi nyina ariko none se iyo umufashe neza aba yaromonganye akajya kurubundabunda mu ngo z'abandi byose ni ingaruka z'imyitwarire yawe Stefa ubu se umwana nyina yaje agaterera hano ari uruhinja nkamurera akaba ageze ahangaha nibwo noneho utangiye kumwumvisha ko ntari nyina ra none kuki utangiye kujya umutoteza araga ibyo byose urabikora kubera amahano urimo gukora muri iyi minsi komeza nyine ujijishe kugira ngo batabona amabi yawe ukora tegereza uzabona ingaruka ariko se ko mbona usa nk'ugifite ibitotsi byinshi budehe wahora n'iki shafiri uzi ko naraye ntasinziriye neza kubera iki se cyose wowe wabimenye ute ko iri joro nabonye wasinziriye nk'uwapfuye sha nanjye niciye mu gitondo rwose hanyuma se n'iki cyakubujije gusinzira bwanzu uyu rero ntiyigeze atuma ngoheka rwose uyu mwana ntiyigeze nawe asinzira pe kuki umwana yarwaye se ubona nsinziriye ntumwangure rwose ngo mbwire we sinzi niba ari ukurwara cyangwa nako simbizi none se yabujwe n'iki gusinzira sinzi rwose nabonye asa n'utameze neza umwana najyaga kumva nkumva ararize namuhibereye akurura nka kabiri akaba arariretse akongera akarira tekereza vrema ibyo byose nta na kimwe nigeze menya rwose
sha nawe sinakurenganya umunsi wose wirirwa mu kazi ujya kwira warushye cyane. ndaruha cyane pe. Niyo mpamvu uba ukeneye kwisinzirira. Gusinzira ariko nanone umwana atameze neza ni ikosa rwose nakoze. Nta kundi byagombaga kugenda ariko. Ahubwo bude ndumva tugomba gukora ibishoboka tugashaka umukozi rwose, naho ubundi ibintu birushaho kuba bibi. Ariko njye ndacyashidikanya. Kubera iki? Ubu se koko twabona umukozi ukunze umwana ku buryo yadufasha kumwitaho uko bikwiye? Iyo tubona atabikora tuzamusezera dushaka undi. Ndebera nk'ubu dorarongeye kandi nabigize ngo nibura akabonye ibitotsi. Ariko rero turimo turatinze. Tugomba kwihutira kugeza uyu mwana kwa muganga kugira ngo yitabweho hakiri kare. Ariko nyine batubwira ko tugomba kwihutira kujyana umwana kwa muganga igihe tubona atameze neza. Yego koko. Reka tujye tumujyana ku mujyanama w'ubuzima. Tumujyane rwose. Mama icecekere akira akabere. Kaga mbe Kaga. Karame. Mbese urihe ko nagushyiriye igikoma hano ukaba utakinyoye nyabo? Igikoma? Enda ngwino unywe igikoma. Ndanze. Kuranze? Si ishyano waje ukanywa igikoma wa mwana we? Ntiwongera kunkubita se? Yowe ese mama nicyo watinye? Humura. Nifitiye ubwoba. Ndagukubita se hari ikosa wakoze? Humura ntabwo nzongera. None se papa ni? Aba iri si ishyano? Ibyo ni bya bindi so yagucengejemo ngo ndi mubi da. Humura wa mwana we, erega ndagukunda. Yewe Karame, ngwino winywera igikoma nyabo. Sinkwangura umwana wanjye nk'abandi bose. Ntukite ku byo savuga, urumva? Yego. Naho ubundi humura rwose. Yego. Niba cyagiye naragukubise kwari ukuguhana kugira ngo utazongera kwiba amafaranga. Uraje? Yego. Ngwino winywera igikoma. Iyendere. Ngaho. Naho ubundi se maze ntuzongere kujya kuzerera no kurara mu gasozi. None simwe mama murimo kurwana hanyuma nkigendera kugira ngo nanjye papa atankubita. None se kwiba byo wabitewe n'iki mwana wa? Sinari nshonje se maze iminsi 2 naryo. Nyine mwana wa ibyo byarabaye ariko n'ingaruka z'amakimbirane abayatewe naso. Uranyumva? Abaye umunyamahoro ugira ngo hano mu rugo amahoro ntiyahinda? Narabahunze rero. Ndabibona bibagiraho ingaruka abana banjye ariko humura ntabwo bizongera. Sibyo? Bene ndagiye rero. Nguragiye ugeze utamfashije gucuruza mute? Ko nabakiriya bari se ndagufasha iki Beni? Ntibari buze se undi sugiye. Mbese ubundi uragira ngo iyi botike yanyu nimugiye kuzayisigaramo mwenyine? Karabaye. Ngo iki? Ngo se ushatse kuvuga iki? Igihe nzaba nagiye kwiga muri kaminuza se yarubwo nzaba ndi kumwe namwe. Ubwo rero uzajya kwiga kaminuza? Nzajya yonyine. Ariko uzi kwizera koko. Ariko se muti buriya wagiye kwiyandikisha ko kubona ufite amanota ashobora kukwemerera kwiga kaminuza? Mbabarira di nigeragereje amahirwe wawe nazansekera. Yewe njye nagize ndayazi rwose sinatigiye. Ahubwo nkurikije n'ubushobozi dufite hano mu muryango wacu nyinahitamo kujya kwiga umwuga w'igihe gito. Iyo telefone isa si yanjye we? Ni yawe ndabona ari message ahubwo. Mereza hano Beni. Ego mana usi message nindi yinyoherereje we? Yirebe nyine umenye uwo ari we. Muti reka mbe ngiye rero gukora isuku hari inyuma ya botike ubwo rero nawe urategereza abakiriya. Ego nta kibazo genda. Ego ko uko ari ka message k'amayinite we ubuse n'indu yanyoherereje? N'indu yakoherereje? Ndabizi se mwana ubusi umuntu niyibeshye koko yagombaga kuyanyoherereza. Shaho ujye ugira umutima mwiza muhamagara umubwire ko amayinite ye yayibwiye amusubiza. Reka sha reka ahubwo muhamagare mubwire yisure. Uranyumvira? Aro urayabonye se sha mute? Patri niwe wohereje amayinite kuri telefone yanjye? Yego sha. Ego mana uziko naringize ngo nayo umuntu ayoboye kuri telefone yanjye. Ngiye koherereje da ahubwo nuko nkoresheje telefone y'indi muntu ubwo nicyo kikuyobeye. Yego sha urakoze kandi. Sha nabonye udaheruka kumpamagara ntekereza ko ari ukubera ko udafite amayinite. N'ubundi nta mayinite yaherukaga muri telefone yanjye sha. Ubwo rero nyine mba ngira ngo nawe unyihamagarire mwana. Sha nukuri uranongoye cyane rwose. Ntuzi se ko ukunda rimwe na rimwe ugomba kumutungura mute? Nukuri urakoze cyane. Burya rero
ujya ubyumva. ngo sinjya mbyumva ngo se ushatse kuvuga iki koko? wongera ugaha ibere budesiya. icecekere ganza icecekere iyambere akabere wiyumvise. ariko si umwana koko umuntu aramenya ari ikihe kibazo afite mujyana. dore rwose ni uku nguku yaraye mujyana. maze kumusuzuma umuriro ariko nsanze nta muriro afite. malariya se usanga bimeze bite mujyana? nayo ntayo namusanzemo. none se uyu mwana turamenya ari ikihe kibazo afite koko? birashoboka ko ari icyo mu nda, aricyo kibazo cyonyine afite. muhumure bigomba kugeraho bigakira. erega burya ubuzima bw'uruhinja buri munsi y'ukwezi bukeneye kwitabwaho by'umwihariko. niyo mpamvu umubyeyi rero iyo amubonyeho kimwe mu bimenyetso mpuruza agomba kumwihutishiriza ku ivuriro. ubwo si ibyo bimenyetso mpuruza ni ibihe ku mwana nk'uyu nguyu w'uruhinja mujyana? birahari byinshi. hari nk'uko mwabonye yananiwe konka, hari kwiriza, ibyo byose nuko yaraye disi. hari n'igihe umwana ahumeka insigane, hari ukugira umuriro, hari ubukonje bukabije, guhindura ibara ry'uruhu no gucika intege bikabije. urabyumva bude? ndabyumva. tugomba kuba maso tugakomeza gucungira umwana wacu hafi, tukareba niba hari ibindi bimenyetso nk'ibyo ngibyo agaragaje. igihe rero mubonye agaragaje kimwe muri ibyo bimenyetso mugomba kwihutira kumujyana ku ivuriro ribegereye kugira ngo bamukurikiranire hafi ubuzima bwe butarazahara. yego mujyana. cyakora mujyana ni ukuri urakoze pe, urakoze kudufasha kandi inama utugire rwose tuzayikurikiza. have ni ukuri have ni ukuri. oya sha kuko kabisa ni bibi sheri. si bibi ariko nyine have ni ukuri. oya sha noneho basi rwose ngaho mpaka banziriza kanyuma. sha reka nyine butike dutaye burije pete. sha buretse haracyari kare sheri. babara ndashaka gutaha rwose pete. gusa benita ko asize ambwiye ngo ninyinge nahe ubu ninze gutaha namubwira ko nari nasigaye nkora iki. mvara ahubwira ko yamaze kugenda hakahita haza abakiriya. tugenda ahubwo batanahansanga ndashaka gutaha kare pete. okay noneho reka nkwereke uko mbigenza hamugane hatagira n'abakiriya baza bakaturogoye. kamwereke rwose kamwereke. ego mani ubwo ibyo ni ibiki ukoze pete? rwose ndakinze hatagira n'abakiriya baza. mana we ariko nawe reka dutaho tubizi duhanye turahagije rwose. oya shasheri ntabwo duhagije rwose ahubwo dore dutumye njya muri mudu rwose. ni ukuri kwibasi nkubeshya pe. gusa kingura ahubwo dutahe. reka humura ntabwo dutinda. ego mana have mwana w'insunika muri kontwari udatuma tugwa hasi. twikinira ariko. mana we yesu we ubwo nubona ko wiritse etajeri none ibintu byose bikaba byirundiye hasi pete. baba we ndarikoze. mana we dore bwa buto bwose bushiriye hasi. twica we. bukeye bwaho ariko uyu mwana ugiye mu bikira niko akereye. karame papa. niko sha ugiye mu bikira ngaho mu gikari ngwino guha amafaranga ujye kugura amabuye rwose ubundi bwo buri mu biki. ndacyahuze gato papa. urahuze se uhuze mu biki? ngwino guha amafaranga ujye kugura amabuye mushobora gukurikirana amasomo kuri radiyo. ariko ndaje papa. kugenda ushaka kumenya rwose ibyo kirere ibyo akora mu gikari rwose reka njye kureba rwose. niko kirere niba icyo ukora aho ngaho niko shaka urabona amasomo kuri radiyo atari bubacike kuko wowe na musaza wa obama. nayo ndimo kumesa. ngo kumesa iki niko shaka utwo wanika ni uduki. niko kirere watangiye kujya mu mihango se? kubera iki se? oya wigiriza nisha ndisombwira witinye rwose. oya none se ko mbona wanika udutambaro n'utwiki. nutwo nanitse nyine akase si agakariso kanjye. ndabona ari agakariso koko naho se utwo dutambaro n'utundi n'utwiki. ni udutambaro nashatse kwimesera gusa. ariko kire
uravugisha ukuri ntabwo uri kumbeshya koko ubwo ntari mu mihango ubwo kandi wasanga na nyoko atabizi. sinari natangira kujya mu mihango papa. ok niba utarayijyamo ubwo umunsi watangiye kuyijyamo rero ntuzatinye kumbwira rwose kugira ngo nkube hafi urumva umuntu ajya gufasha sibyo se? nzababwira ndacyategereje. do ndebera Felisiya. ntibishoboka ubu se abajura baje kutwibira butiki beni. nonese ko mbonye nta kintu batwaye nta n'ahantu hagaragara ko haba hanyuze umuntu rwose. ndaje nsanga urugi rurakinze neza nta n'aho batoboye. yewe nanjye ibi birahanyobeye pe ariko ubundi mutesi w'igihe twamutegereje ngo aze arebe ibi byabaye muri butiki yacu rihewe. aha wagira ngo ntitaye ku byabaye da ngo yaraje. ni njye muvuga se? niko mute? karame turagutumaho ngo twagize insanganye muri butiki yacu nawe ukabifata nkaho ntacyo bikubwiye. ni ibiki byabaye se Felisiya? ariko se we ntubireba mute? reba uko ibintu byose byahubutse muri za etajeri zabyo hari byinshi dusanze hasi. do bwa buto bwose bwashiriye hasi. ego mani ubu si ibi ni ibiki we? ahubwo se ko ariwe nasize hano ibintu byose bimeze neza muri etajeri zabyo byagenze gute mute? nanjye ariko nasize nta kibazo da. none se do ibi si ibirenge? urabona atari ibirenge byakandagiye ahaye amavuta yamenetse? nibyo se? none se reba neza ntibigaragaza ko ibi byabaye harimo umuntu? ariko mute tubwize ukuri ngenda ndabona ari n'ikirenge cya mutesi rwose. yewewe ariko wa mugani mute tubwize ukuri niwe wavuye hano nyuma y'abandi? ok cyangwa ndibutse we ubanze amavuta yamenetse nari ngarutse guha umukiriya kuko ninjiyemo hano nta rumuri ruhari. ntebe ibintu bindi byose byaguye hasi se mute? reba nk'iriya fu y'igikoma yashiriye hasi. mute tubwize ukuri kuko ibi ntibyumvikana. yo ni mwonke rwose. yego urakoze mukecuru. kandi ubanza kuva twabyara aribwo bwa mbere ugeza. wahora n'iki ahubwo uzi ko iyo menya ko mwabyaye mukiri kwa muganga ko nari kuhabasanga nkitegurira agahinja nikundira uduhinja cyane. ariko n'ubu igihe muziye rwose kudusura nta kibazo. harya uragiye firi? reka njye gufungura butiki ubu ngubu nakererewe sha. yewe sinzi uko biza kugenda noneho ndumva ibitotsi ari byose pe. aha none se ko wongeye kurara udasinziriye kubera umwana? ararwaye se? aha ibyo uyu mwana byatuyobeye rwose mukecuru. ni ukurara arira bukamukeraho rwose. gusa si icyo mu nda wa? ndabizi se firinge ndumva noneho rwose dukwiye kumujyana kwa muganga. yego ko rero mujyana umwana kwa muganga kubera icyo mu nda? reka none se ubwo twabigenza dute? ude ndagiye rero ubwo nubona bikomeye uraza kumpamagara sibyo? mbwira mukecuru ubu nakora iki niba ntamujyana kwa muganga? reka hari ibyatsi umuntu avugutira umwana akamuhereza bikoroshya mu nda. utike mukecuru uvuze ngo hari utwatsi umuntu avugutira umwana rwose akamuhereza icyo mu nda kikoroha. ubwo si ibyo byatsi nabimenya koko? ibyo se ni ikibazo? reka njye kubikwahirira. umva mukecuru reka bude karame ntiwibuka ko kwa muganga batubwiye ko ngo kuva umwana akivuka kugeza yujuje amezi 6 nta kintu na kimwe tugomba guha umwana uretse amashereka yonyine? yego koko di ngo nta kindi uretse umuti yandikiwe na muganga gusa. ngaho da ahubwo ndumva rwose ibyo kujya kuri butike nabega ahubwo tukabanza kujyana umwana ku kigo nderabuzima. dore akira yewe akiraho umwana. ariko si ibi byatuma n'iby'iki mukecuru? akira yewe usekura ubundi uha umwana. ego mama oya mukecuru oya rwose. ariko urumva ukuntu ushaka kundusha yewe mukobwa. ubu se ugarutse hano koko ari ibi byatsi unzaniye? uzi ko nari nayobewe impamvu wagiye utansezeye. ntagiye kukwahirira uyu muti ngo uhe umwana umuvure icyo mu nda nyine. none se ntiwibuka icyo umugabo wanjye Filipo yasize anyibukije koko nyirabazu ntiyabimbwiye ubyumva? biriya se ngo kutagira ikintu nk'umwana ngo uretse amashereka gusa kugeza yujuje amezi 6? enda akiruha umwana wa mukobwa we wowe urishinga uriya mugabo wawe se ibyo kubyara azi n'ibyo ari byo si ukubona atera inda gusa?
none se ubu koko uragira ngo uyu mwana amuhe ibi byatsi mukecuru? ntiwavuze ko umwana arararira ntushobore gusinzira. yewe singoheka pe. hari ubwo uwo mugabo wawe se we yananirwaga gusinzira? oya we rwose arisinzira. none se jya umenya umusonga w'umubyeyi wawe. njye narabyaye ndabizi, iyi miti y'ibyatsi ivura umwana icyo mu nda, akaryama agasinzira nawe ugasinzira, urumva? umukecuru nyimuhe koko umwana umuti maze urebe ko iri joro adasinzira. ntushaka gusinzira se? byihorere ndabishaka. umwana umuti rero, uwo mugabo wawe se naza agasanga umwana ari aho ari muzima atongeye kurira, aramenya ko uwo muti w'ibyatsi wawumuhaye nutabimubwira. ariko se wamugana mukecuru, nyibwirira arata uko nkumuha nihera umwana. niko kerere we karamu enda hano vuba. ndaje banguka se nyine. ndaje ariko mama. niko mukuru karamu uba muzima cyangwa? kubera iki mama? nta soni. ariko kumbwira irakaye nakoze iki mama? oya banza umbwire niba ufite mu mutwe hazima. ni hazima. ni hazima? tugenda akatsindwa n'imana. ariko si ubu ndazira iki koko mama? ibyo wahoze uvugana so muri hariya mu gikari ni ibi? cya gihe se mama uzi ko papa yambwiye ngo ninjya mu mihango nzamubwire ngo kugira ngo umva uko cyabaye. nta soni mama. ibintu by'imihango ni ibintu umukobwa aganira n'umuntu w'igitsina gabo koko kutagira umuco. none se ko ariko papa yabimbwiye. uzongere wibeshye uvuge ibintu bijyanye n'imihango ndetse n'ibindi byose bifitanye isano n'ubuzima bw'imyororokere y'igitsina gore. kirazira kubiganira n'umuntu w'igitsina gabo, urabyumva neza? na papa se? na so nyine wose si igitsina gabo. ndakwihanije ntuzongere n'iri na rimwe. none se kuki yambwiye ngo ninjya mu mihango nzamubwire? njyewe ndabikubujije. ibyo ni ibishizi by'isoni wa mukobwa we, ntawe ubivuga. none se ko ku ishuri batubwiye ngo ibintu nk'ibyo tujya tubibwira abantu bakuru kandi twiza. tagenda kandi warasaze wa mukobwa we. nakubwiye ngo ibyo bishizi by'isoni nta kubiganira, by'umwihariko n'abantu b'igitsina gabo. none se na papa si ngombwa kubimubwira? na so nyine kandi ari umubyeyi wanjye nizera. ariko si uyu mwana n'umwanda mugirane koko. bakongera rwose nk'akabere ude. ibere ryo yaryanze rwose. ganza icecekere ngo wiyendere akabere sibyo? iyendere mama. ntureba se naryo yaryanze neza neza papa ganza. gusa ubu ngubu ibi ni ibiki koko? tekereza ko igihe twagereye ku buriri ntigeze aceceka. ngaho noneho umuntu nanjye mbe muteruye nawe urebe ko waba wirambitse gato. yizire ganza maze wicecekere ceceka sha. rero ko numva uyu mwana afite umuriro we. nanjye wa mugani yumva agasa nk'ufite cyane ahari. ahubwo aracana mwana yanjye we ubu se tubigize dute? ubu se si bya bimenyetso mpuruza mujyanama w'ubuzima yatuguwe? kunanirwa konka, kurira, ibyo byose turabibona. none dore wiyongereho n'umuriro. ayo turi mu biti mama yanjye. nta kundi rero itegure igihe tujyana umwana kwa muganga none ahangaha. urabizi ngo ngiye kongera umuhiki nyirabazungu yari yanzaniye wa muti w'ibyatsi. nguki bidese utambwira ko yawuzanye ukawumuha? ubwo muranyumvira koko? ubwo uranyumvira koko bude? none se ko umwana yari yananiye kugoheka nyirabazungu akagenda nkabonanzaniye umuti w'ibyatsi. wananiwe kumva inama y'umujyanama w'ubuzima n'iya muganga koko? ntiyatubwiye ko nta kindi umwana utari wuzuye amezi 6 agomba guhabwa uretse amashereka yonyine? ubwo ibyo wabikora iki koko? none sinari kubigenza. ubwo ibyo byatsi bishobora kuba nibyo byamuhindurira umuriro. ibi rwose kuki wabikoze ni ukubera iki bude? ubu se ndabwira muganga ngo iki koko mana yanjye?
budensiya n'ubwo waba uramutashye ubu se we wabagiriye iyihe nama wese waba uzi ingaruka zaba ku ruhinja mu gihe ruhawe imiti itanditswe na muganga naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ibitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi ngende Bonane Jean Emmanuel. Ubutumwa mwatwandikiye muri iyi minsi turabubasomera duhereye ku bw'umukunzi w'urunana wanditse agira ati muraho neza abarimu beza batwigisha nta kiguzi. Ndabakunda ni Nyiranoheli Epifani i Rubavu mu murenge wa Cyanzarwe. Nkunda urunana kuko habamo inyigisho nziza zidufasha twese abakuru n'abato maze tukamenya uko tugomba kwitwara. Abubatse n'ibigire ku rugo rwa Shyaka n'urwa Filipo, urwa Rufonsi n'urwa Ruremesha. Urubyiruko rw'abakobwa twigire kuri Budensiyana imico myiza yamuranze ari urubyiruko kugeza ashinze urugo. Abagize ibyago byo kubyarira iwabo nibigire kuri Agnesi kuko si ryo herezo ry'ubuzima. Mumbwirire Mutesi na Petero ngo iyo menye ari ijambo. Undi mukunzi w'urunana watwandikiye yagize ati muraho neza abakinnyi b'urunana. Ni Akimana izanye Florence mu karere ka Gakenke. Ndi urubyiruko kandi nkunda urunana. Abenshi mu rubyiruko barashimisha imibiri yabo batitaye ku ngaruka ejo bagatangira bati iyo mbimenya. Umukunzi w'urunana wundi yagize ati muraho bari mu beza mudasiba kuduha impanuro n'uburere mboneramuco. Nitwa Ngenze Buhoro Innocent ntuye Kicukiro umurenge wa Nyarugunga. Nangira ngo mbitumire kuri Petero na Mutesi ngira nti imico mibi yabo imaze kurambirana kandi urukundo bafitanye nta cyerekezo kizima rufite. Nibagenze gake kuko bari kwishyira habi. Hanyuma abarimu bigisha urubyiruko rwa none bo barakenewe rwose kuko hafi ya rwose rwiberaho nka Petero na Mutesi. Niyo mugabo Germain atwandikiye ari mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushonyi. Mu butumwa bwe aragira ati ndagira ngo nshimire umuryango wa Alphonse na Nonsiyata kuko no umuryango w'intangarugero mu bwuzuzanye n'uburinganire. Nibakomerezaho imiryango myinshi bafatiraho urugero. Undi bati nongeye kubasuhuza abakinnyi namwe bakunzi b'urunana. Ni Obedi ku Kitabi. Ndagira inama Mutesi. Mute, iyo myitwarire ntabwo ari iy'umwari. Itware neza kuko ubuto buroshya. Dusoza ubutumwa mwatwandikiye, reka dusome ubwa Uwimana Beata wo mu murenge wa Nyarubaka. Yagize ati inama nagira Nyiramariza nuko yakwituriza akareka gusakuzana na Dina kuko Stefano niwe kamarampaka. Tubashimiye inama nziza mutugira. Kubw'umukunzi w'urunana wagize ati mwaramutse bakunzi b'urunana. Ndi Claudine niyo nshuti i Burundi. Mumbwirire Filipo na Budensiyana mutini mwonkwe ariko mwibuke kubyara abo mushoboye kurera. Ndagomba gusaba Nyiramariza abandanye kwihangana naho ababaye yishakemwe amahoro n'umutekano areke kwa mahangana n'umunyamafuti mu kurindira ko Gitefano yozotahura amakosa yiwe. Bizimana Fabrice nawe yatwandikiye ari Bujumbura. Yagize ati ndakeza Budensiyana na Filipo ku kibondo baheruka kuronka. Ndashimiye Ruremesha ingene yafashe icyemezo cyo kwifungisha burundu kandi babyumvikanyeho n'umugore we. Abagabo benshi nibemera kubikora. Urunana ruratwubaka. Murakoze cyane bakunzi mukomeze kutwubaka imitima no gutanga impanuro mu ngo zimwe na zimwe zisenyuka kubera ingeso mbi nk'iza Stefano. Mu bundi butumwa mwatwandikiye umukunzi w'urunana yagize ati muraho neza abakinnyi b'urunana. Nkunda Budensiyana kandi ndamushimira yuko yanyigishije uko umugore utwite yitwara kugeza abyaye. Murakoze ndabakunda nitwa Dukundane Eugene Ndijabana. Higaniro Emmanuel utuye mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera yagize ati maze imyaka 16 numva urunana buri gihe kwa Stefano hahora amakimbirane. Ndifuza kumva Stefano wahindutse asigaye yumvikana n'umugore we bashyize hamwe biteza imbere. Undi ati muraho turabakunda cyane. Nitwa Manirafasha Jean de Dieu w'Irurindo muradushimisha mukanatwubaka. Twigira kuri Shyaka na Devota. Dusoza ubutumwa bwanyu undi mukunzi w'urunana yagize ati muraho bari mu beza dukunda duhora dukurikira umunsi ku wundi. Ni umukunzi wanyu w'urukundo Meri. Ndashimira Devota. Komerezaho kuko nkatwe urubyiruko turifuza gutera ikirenge mu cyawe. Wita ku barwayi bikatunyura. Stefano nawe icara hasi utekereze ushyira ubwenge ku murongo nurangiza wicaze Nyiramariza umusabe imbabazi kuko waramukomerekeje bihagije. Ikaze nanone bakunze ibiganiro by'urunana. Uyu mwanya wahariwe ibitekerezo mwatugejejeho ngende Bonane Jean Emmanuel. Ibitekerezo byanyu tubihereye ku byanditswe na Obline Urindera. Yagize ati ngereka mbatume kuri Stefano yicara bwiza ukuri umugore we na Nadine. Undi wati nongeye kubasuhuza abaganga b'imitima ishavuye. Ye baba we kuko ngo amatwari mu rupfu niyumva. Stefa na nubu ukomeje gukomeretsa umutima wa Nyiramiruho Nyiramariza. Reba igihe wahereye ujya kwa Kivamvari ngo ugiye gusakara amabati wowe na bagenzi bawe buri gihe witwaza ngo ya mabati kugeza ibyayeyo kagabo ujya kwa Nadine bigenda bityo ntiwita kuri Kantengwa nawe abyara atabiteguye. Ubugeza aho umufasha atagishaka kumva no kuvuga izina ryawe. Uri kwisenyera w'inzu nk'ihene. Umvira inama twakugiriye kuva kera ugaruka ibuntu. Ni Jean Baptiste Iruri mu karere ka Gakenke mugira amahoro. Marie Louise Uwingabire wo mu karere ka Kamonyi ati muraho neza. Ndi umukunzi w'ikinamico runana. Nagira ngo ngire inama Nyiramariza ngira nti nacururuke areke kurakarira Stefano yongere yubaka urugo rwe.
kandi ndashimira Filipo uburyo yita ku muryango we. Undi watwandikiye yagize ati muraho neza abakinnyi dukunda, ni Joseline ubasuhuza ariko ndatangira nibariza Stefano. Ese Stefa ubona kubeshya bizakumarira iki? Wafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Ku nkuru ya Budensiyana yagize ati Budensiyana mubyeyi, urugo rwawe ndwifurije ishya n'ihirwe. Inyigisho zanyu ndazikunda cyane. Bude umwana ni yonke pe, ndabakunda cyane. Merereye mu karere ka Huye umurenge wa Mukura, kandi reka mbifurize kugubwa neza mwirinda COVID-19. Undi mukunzi w'urunana watwandikiye muri iyi minsi yagize ati muraho neza abarimu beza, mumfashe mbitumire kuri Nadina. Niko Nadi, kuzi ko uwo mwana wamutwaye umushaka kuki utabanje gutekereza uko azabaho nyuma yo kuvuka, none ukaba utangiye gushoza intambara mu rugo rw'abandi. Inama nakugira ni uko watwara ibintu gake maze ukajya inama na se w'umwana. Murakoze, ni uwo nkunda Anita ndi Nyarutarama. Dukomeje ubutumwa mwatwandikiye, undi ati muraho neza, amazina yanjye nitwa Nadia. Mumbwirire Mutesi ko arimo kudusebya, ashatse yakwisubiraho kuko ndabona Petero azamutera inda. Uwitwa Sandrine wo mu karere ka Rutsiro nawe yaratwandikiye, yagize ati ndabwira Mutesi ko yacisha make, iyi si ntisakaye. Mutesi we, umvira abavandimwe bawe, ukuye amaboko mu mifuka ntiwabona ayo mavuta uba ukeneye. Bakinnyi beza turabashima ku butumwa muduha. Undi mukunzi w'ibiganiro by'urunana ati mwaramutse neza, ni Nsengiyumva i Rusizi, nta mugore wo kunywa inzoga yonsa kuko ari amakosa. Undi mugenzi we watwandikiye yagize ati cyambere mutubwirire Budensiyana muti twamuhaye impundu, nanone mutubwirire Nyiramariza ngo yihangane nta mvura idahita. Ni Josiane Suburanga mu karere ka Kamonyi, dukunda urunana cyane. Undi mukunzi w'urunana ati muraho, mbega ukuntu Budensiyana ababaje, akeneye umukozi pe, kuko nibyoroshye kwikorera imirimo yose umaze kubyara. Ni Nadia. Undi wati mu by'ukuri turabakunda kubw'inama mutugira, ni Isa i Rubavu. Undi we yanditse agira ati muraho neza, turabakunda cyane ariko James niyitonde azabona undi adasenya urugo rw'abandi. Nyuma yo kumva inkuru ya Stefano, hari n'umukunzi w'urunana watwandikiye ati bakinnyi b'urunana muraho neza. Umva, uwo Stefano wagira ngo ni umugabo wanjye neza neza. Forami nawe yatwandikiye ari mu karere ka Kirehe, yagize ati nkunda urunana. Uwo mugore Budensiyana yihagarareho ntarenge ku byo muganga yamubwiye, kandi ajya afata umwanya uhagije wo kuruhuka. Murakoze. Sengiyumva Jean wo mu karere ka Kirehe yagize ati mbanje kubashimira ku nama mutugezaho mubinyujije mu buhanga bwanyu bwihariye bwo kutwigisha. Turi kumwe kandi mukomerezaho. Claudette we yatwandikiye ari Huye, yagize ati nagira ngo mbitumire kuri Budensiyana muti ntukakore imirimo ivunanye utarakomera kandi muti ni mwonkwe. Uyu ati muraho, ndi umukunzi w'urunana nitwa Naira Asifati, nkaba nagira Budensiyana inama ko umubyeyi umaze kubyara atari ngombwa gukora imirimo yo mu rugo ivunanye atarakomera. Iyo niyo nama namugira. Murakoze, ndi umukunzi w'urunana hano i Nyabihu, turabakurikiye kandi turabakunda cyane pe. Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha kandi mu mpere Budensiyana impundu mutisubirayo nta mahwa. Ubutumwa bwanyu tubukomereje ku bw'uyu wagize ati mwiriwe neza. Aha, Kagabo ingesa ari kwiga si nziza, namugira inama yo kubireka akazajya ashima ibyo ahawe. Njye ndi umukunzi wanyu Vumiriya Clementine. Undi wati muraho neza, nitwa Jeannette, none nagira ngo mbashimire impanuro muduha. Murakoze. Hari n'uwagize ati muraho bari mu beza mudahwema kutwigisha, urunana ndarukunda cyane. Ni Donatira wo mu karere ka Kicukiro, ndabakunda. Nagira ngo mbitumire kuri Feliciane na Benita, mubambwirire muti urubyiruko rubigiraho byinshi. Nanone kandi mumbwirire Mutesi muti unanirwa kumvira inama za bakuru bawe ukifuza kuzumva bitagishobotse. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Umukunzi w'urunana wundi yagize ati tubashimiye uruhare mugira mu kubaka umuryango nyarwanda uzira amacakubiri, wimakaza ubwumvikane n'iterambere rirambye. Murakoze, nitwahirwa Dieudonné i Rutsiro umurenge wa Mushonyi. Undi ati muraho, ruremesha yite ku mabwiriza ya muganga, atitonze wasanga ateye inda murebwayire. Undi watwandikiye yagize ati nitwa kwihangana mperereye i Rubavu. Rwose ndagira inama Stefano ko yakwisubiraho kubera ko natisubiraho bazamufunga. Ndabemera muri abajyanama beza. Uyu ati muraho bari mu beza bigisha ingeri zose. Nitwa Manigira ukwayo Claude mu karere ka Rulindo. Nezezwa n'urugo rwa Filipo, Shyaka na Annonciata. Bakunda imiryango yabo kandi bagira inama nziza abantu b'ingeri zose. Naho Stefano we azasanga abo navuze haruguru maze bamwigisha uko ingo nziza zibana. Dore abana be batangiye kuba nkawe bizamugora. Muri quartier yacu barimo bameze nkawe. Mukomeze, Imana izabahemba, twe nta gihembo twabona. Murakoze. Damien we yatwandikiye ari Bumbogo. Yagize ati muzambwirire Petero muti amaraso ya gisore ashyuha kubi, maze mumubwire muti uzicuza. Murakoze cyane. Undi wati muraho bari mu beza, nitwa Nirere Valerie Igikondo. Inama nagira Nyiramariza nuko yareka uwo mwana kuko atazira amakosa yase. Murakoze, dukomeze kwirinda COVID-19. Dusoza ubutumwa mwatwandikiye muri iyi minsi, reka dusome ubwo yagize ati bari mu bacu ndabasuhuje. Ni Revocate mu Ngororero. Reka ngire inama Petero. Niko Pete,
ubona urugamba rwo kurwanira Mutesi uzarutsinda? Igihe amafaranga yagushiranye uzabigenza ute? Mutesi nawe umvira inama z'abavandimwe bawe. Ubutumwa bwanyu tubusoreje aha, tukaba tubashimiye mwese abatwandikiye muri iyi minsi mutugezaho ibitekerezo byanyu. Tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.